urabona ko uyu mutaka ni muzima. Ngiye kuwufungura, buri wese unkurikiranye aritegereza ibyo ndimo gukora, narangiza atega amatwi yumve ubusobanuro ndi bumuhe bw'Imana yampereye uyu mutaka. Uyu mutaka ufunguye urabona ko uruzuye. Urabona hari ikibazo ufite, hari ahantu ucitse, muri make uruzuye, wujuje ibyangombwa byawo byose by'uko ari umutaka muzima. Nabahindukirije naberetse ko uyu mutaka ari muzima, nta kibazo ufite, nta hantu na hamwe ucitse. Hanyuma uyu mutaka Imana yansabye ngo wuce. Ndakuramo parite imwe y'igitambaro. Imana irangije irambwira ngo mbwire abantu ngo abantu bimuye Imana bimika umuntu abantu bimitse. Imana irangije irambwira ngo iramugereranya n'uyu mutaka, kuba afite parite imwe y'umutaka muzima ariko haburamo parite imwe y'igitambaro cy'umutaka. Imana irambwira ngo umuntu mwimitse nta burinzi afite, n'ibyo yabona nk'uburinzi, yabona nk'imbaraga, ariko ntabwo byuzuye. Imana irangije iransobanurira irambwira ngo uburinzi ntanga bwuzuye nuko nakabaye ntuye mu muntu. Imana irambwira ngo impamvu imugaragaza nk'uyu mutaka ucitse uburamo igitambaro kimwe, Imana irambwira ngo mu muntu nta Mana ikirimo. Umuntu abantu bimitse nta Mana imurimo. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo mugiye kumubona uwo ari we. Imana irambwira ngo hari amakuru mugiye kumva itigeze imbwira ngo nyatangarize hano. Ayo makuru mugiye kumva agiye guturuka hejuru, mu gice cyo hejuru, mu buyobozi hejuru bukuru. Ayo makuru araza yerekeje ku gice cy'iyoboka. Ndumva nta byinshi mfite, maze iminsi Imana inganiriza, ariko nagiye kubona mbona umuntu sinzi uranyihanganira. Urabona ko mfite umutaka hano, uno mutaka nguze none urafunitse. Ntago ari umutaka wakoreshejwe, ntago ari umutaka udafite buri cyangombwa cyose. Uko nawukuye mu iduka niko ukimeze, ndibaza n'abankurikirana bari kubireba. Hari ishashi ya mbere warufunzemo. Ndatekereza n'aka nakagenewe uyu mutaka kugira ngo urusheho kubikika neza. Urabona ko uyu mutaka ni muzima. Ngiye kuwufungura, buri wese unkurikiranye aritegereza ibyo ndimo gukora, narangiza atega amatwi yumve ubusobanuro ndi bumuhe bw'Imana yampereye uyu mutaka. Uyu mutaka ufunguye urabona ko uruzuye. Urabona hari ikibazo ufite, hari ahantu ucitse, muri make uruzuye, wujuje ibyangombwa byawo byose by'uko ari umutaka muzima. Hanyuma uyu mutaka mwitwikiriye, nicaye hano imvura irimo kugwa, ntago nanyagirwa. Uyu mutaka ufite imvura ikagwa, ntawufungura ukuntu ufunguye, ntago imvura yanyagira.
ndibaza neza ko abankurikiye bari kundeba. Nabahindukirije naberetse ko uyu mutaka ari muzima, nta kibazo ufite, nta hantu na hamwe ucitse. Uyu mutaka ndawugaragaza mu buryo bubiri. N'ufite gutya udacitse, nta kintu na kimwe ubuze, biragaragara ko imvura iramutse iguye njyewe ubwanjye ntanyagirwa, kuko nta hantu imvura yaca kubera ko uno mutaka urantwikiriye. Hanyuma ndabereka n'ubundi buryo Imana yampaye kubutangamo. Tubonye umutaka muzima udacitse, udafite ikibazo, ko imvura iramutse iguye njyewe uwitwikiriye ntahura n'ikibazo. Hanyuma uyu mutaka Imana yansabye ngo muce. Ndakuramo parite imwe y'igitambaro, abankurikiranye mwihangane. Iki gitambaro ndi gukuramo hari umwanya cyari kirimo. Urabona ko iki gitambaro nkuyemo muri uyu mutaka hari umwanya cyari kirimo. Hanyuma uyu mwanya iki gitambaro cyari kirimo, kikirimo uyu mutaka wari wuzuye. Ariko nkimara gukata iki gitambaro gikuye muri uyu mutaka, ndabereka uko umutaka usigaye umeze. Urabona uko umutaka mfite ubu noneho umeze. Pamfiri kubona uno mutaka wuzuye. Ubuse imvura iramutse iguye naba nitwikiriye? Ntago naba nitwikiriye. Urakoze. Hanyuma impamvu y'ibi byose, impamvu y'uyu mutaka mureba mfite, nabanje kububereka ari umutaka wuzuye. Mubona yuko ari umutaka umuntu aramutse awufite izuba cyangwa se imvura ikagwa, uwo muntu waba ufite ari umutaka wuzuye nta kibazo yaba afite, kubera ko yaba azi ko yizeye umutaka muzima. Hanyuma mberetse uwundi mutaka wa kabiri, byose ni umutaka, ariko umutaka wa kabiri ukuwemo pariti imwe y'igitambaro. Mu gukuramo pariti imwe y'igitambaro urabona ko hararangaye kubera ko hari ikibura. Uyu mutaka wakabaye wuzuye, nsubijemo igitambaro nakuyemo nkagisubizamo, nibwo uyu mutaka wabasha kuzura. Impamvu rero y'uyu mutaka Imana iwumpaho urugero ngo nze mutange hano, nagiye kubona mbona umuntu afite umutaka, ariko mu kuba afite umutaka mbona afite umutaka umeze nk'uyu mfite, mbona iki gitambaro cya pariti imwe y'uyu mutaka nta kirimo. Imana irangije iransobanurira, irambwira ngo waba uzi impamvu uriya mutaka uriya muntu afite utuzuye? Ngira Imana ndayibwira ngo ntago mbizi. Irambwira ngo ngiye kugusobanurira, nimara kugusobanurira ugende ubwira abantu. Ubusobanuro nguhaye umuntu uzabasha kubwumva, yamara kubwumva akumvira inama, akumvira ijwi ry'abahanuzi, Imana irambwira ngo azakira, ubugingo bwe buzakira. Ariko natumva, ubugingo bwe buzajya mu kaga. Imana irangije irambwira ngo mbwira abantu ngo abantu bimuye Imana bimika umuntu abantu bimitse, Imana irangije irambwira ngo iramugereranya n'uyu mutaka,
kuba afite pariti imwe y'umutaka muzima ariko haburamo pariti imwe y'igitambaro cy'umutaka. Imana irambwira ngo umuntu mwimitse nta burinzi afite. Nibyo yabona nk'uburinzi, yabona nk'imbaraga, ariko ntabwo byuzuye. Imana irangije iransobanurira irambwira ngo uburinzi ntanga bwuzuye nuko nakabaye ntuye mu muntu. Imana irambwira ngo impamvu imugaragaza nk'uyu mutaka ucitse uburamo igitambaro kimwe, Imana irambwira ngo mu muntu nta Mana ikirimo. Umuntu abantu bimitse nta Mana imurimo. Imana irambwira ngo kugira ngo umuntu agire uburinzi bwuzuye nuko Imana irituye muri we. Imana irambwira ngo umuntu wese wimuye Imana, Imana iramugereranya n'umuntu wamaze kwimura Imana muri we, iramugereranya n'uko uyu mutaka umeze. Uko uyu mutaka umeze, igitambaro kiburamo hano hagati nicyo gifite umumaro, nicyo gifite agaciro. Imana irambwira ngo abantu bimuye Imana, abantu bikuyemo Imana, kubera yuko rero abantu bimuye Imana, kubera ko abantu bimuye Imana nta burinzi na bukeya, kuko Imana iramutse ituye muri mwebwe, Imana yabingereranyije nuko nagarura kiriya gitambaro nkongera nkagishyiramo hano hagati, hanyuma umutaka ukaba wuzuye. Uko uyu mutaka rero muwureba ari igice utuzuye, niko Imana yambwiye ngo nze mbabwire. Uyu muntu mubona yari afite uyu mutaka awitwikiriye ariko uburamo igice kimwe cy'igitambaro. Mu kuburamo igice kimwe cy'igitambaro, Imana irambwira ngo abantu mwimitse umuntu, kandi umuntu mwimitse Imana iramugereranya n'uyu mutaka uko umeze. Mumwugamyemo, murumva mutuje, murumva mumeze neza, murumva muguwe neza, ariko Imana yantumye ngo nze mbabwire ngo nimureke kwimika umuntu mu mitima yanyu, mugarure Imana muri mwebwe. Imana yongere igaruke muri mwe, Imana yongere ikorere muri mwe, Imana yongere ivugire muri mwe. Ibindi byose mwakwishingikirizaho, Imana irabigereranya n'uyu mutaka. Umuntu utari mu Imana, umuntu udafite Imana ntabwo aba yuzuye. Hari icyo abura kugira ngo uburinzi bwuzuye muri we bube bubonetse. Rero Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo umuntu wimuye Imana yongere agarure Imana muri we, yongere ashaka Imana iture muri we. Kuko niba warimuye Imana, wugamye mu modoka ariko iyo modoka si uburinzi, wugamye mu iduka ariko iryo duka si uburinzi. Kuba ufite uburinzi bwuzuye nuko Imana izigatura muri wowe, nuko Imana izikaba muri wowe, nuko Imana izigakorera muri wowe, nuko Imana iza ikakuyobora. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo hari ibintu Imana ije gukora, kandi kuba ije kubikora, Imana irambwira ngo hari amakuru mugiye kumva itigeze imbwira ngo nyatangarize hano. Ayo makuru mugiye kumva agiye guturuka hejuru, mu gice cyo hejuru, mu buyobozi hejuru bukuru. Ayo makuru araza yerekeje ku gice cy'iyobokamana. Igice cy'iyobokamana ni twebwe cyangwa se nimwe kizaza kireba. Ayo makuru ni mwebwe azaza areba. Imana yambwiye ngo
nze mbabwire ngo umuntu ni umuntu. Umuntu Imana igereranya n'uyu mutaka udafite Imana muri we, mwugamyemo, mwimitse. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo mugiye kumubona uwo ari we. Mu gihe kidatinze mugiye kumubona uwo ari we, mugiye kumusobanukirwa, kubera yuko Imana yabatumyeho inshuro nyinshi, yarababwiye inshuro nyinshi, muvunira ibiti mu matwi mwanga kumva. Rero Imana yambwiye ngo uyu mutaka mwuzane mbagereranyirize uwo mwimitse mu mitima yanyu uko ameze. Ndizera buri wese yawubonye kandi yawitegereje. Ahandi hose nta kibazo ufite, ariko ari parite iburamo. Imana yambwiye ngo iki gice kiburamo hano kiragereranywa n'Imana. Umuntu wese wamaze kwimura Imana nta burinzi afite. Ntabwo nta burinzi ufite. Ndakugira inama ntumwe n'Imana ngo ongera ugarure Imana muri wowe. Ibyo urimo byose, ibyo ukora byose, ibyo ugenderamo byose, ibyo ugezeho byose, ongera ugarure Imana muri wowe. Uwo wimitse umusohore, Imana ibona ubuturo mu mutima wawe. Kuko niba udasohoye uwo wimitse mu mutima wawe, Imana iravugana nawe ngo ibyo ufite si uburinzi kuko ntibyuzuye. Imvura iguye yakunyagira, izuba rivuye ryakwica, nta burinzi bugamyemo. Garura Imana muri wowe ubone uburinzi bwuzuye. Garura Imana muri wowe utunge umutaka muzima. Garura Imana muri wowe. Imana yambwiye ngo umutaka muzima irawugereranya n'uburinzi bwuzuye. Kuba hataba haburamo igitambaro na kimwe nibwo burinzi bwuzuye. Ariko niba Imana ikubona nk'umuntu wimuye Imana, nuko nguko umeze, nta burinzi ufite kubera ko Imana itari muri wowe. Sinzi niba ndi gusobanura ibintu biri kubasha kumvikana. Nababwiye ngo iki gitambaro kiburamo hano nicyo gifite umumaro. Rero Imana yambwiye ngo mbagereranyirize igitambaro kiburamo hano niyo, kugira ngo bibe bibaye umwuzuro, bibe bibaye uburinzi bwuzuye. Yambwiye ngo igitambaro kiburamo hano ntabwo ari akazi, ntabwo ari iterambere, niyo mwakuyemo. Mwakuye Imana mu mitima yanyu, niko yambwiye ngo mwimike umuntu. Imana iravugana n'abantu, Imana iravugana n'Abanyarwanda ngo nimugarure Imana mu mitima yanyu. Kandi umuntu ugifite gusenga, umuntu ugifite kwinginga, umuntu ugifite kuba ku rufatiro, asenga Imana ubudasiba kandi yinginge, kubera yuko Imana yo ntabwo izigera ituza kuvuga, ntabwo izigera iceceka kuvuga. Umuntu aherutse kumbwira Pamfi, arambwira ngo inkuba yigeze iganira n'igitagangurirwa, ngo inkuba ibaza igitagangurirwa, ngira kibaza ati wowe kuba mu bantu ubundi bari abantu ubona bumva? Igitagangurirwa kibaza inkuba ati se kubera icyo umbajije gutyo? Ngo inkuba irangije ibwira igitagangurirwa, ndakibwira ati njye buriya bugufi mba bugufi bw'Imana. Rero iyo Imana igiye kugira icyo ikora igwisha imvura irantuma. Ati mukuntuma nanjye ndabyina imirabyo. Umurabyo ndabije, mba ndi kwereka abantu yuko inyuma ngiye gukubita, inkuba igiye gukubita. Ati nkarendaho nkubita, ariko ugasanga umurabyo nohereje nanjye ubwanjye nza ntawigeze abyitaho. Ati imvura ikaruhira higwa, ba bantu bahawe ibimenyetso by'uko imvura igiye kugwa, ariko bagakomeza bakaba mu nzira. Imirabyo ikarabya, abantu ntibanura imyaka hanze. Inkuba zigakubita, batumenya iri bupfe ntabwo iri bugwe. Bigashiduka imvura irinze igwa, kandi inkuba yatanze ibimenyetso by'uko imvura igiye kugira gute, igiye kugwa.
igitagangurirwa kirangije ngo kirayisubiza kiti rero bariya bantu nubwo babona mbabamo ariko nubwo bareba usibye no kumva no kureba ntibabona. Ati nubaka amazu y'ibitabashwa, ati nkajyamo nkinjira nkubaka nkava ku gikuta kimwe nkafata ku kindi, ati kandi nkubaka bahari bande bamara kubona inzu yuzuye bakaza bakabisenya. Hari ibintu Imana itambwiye gusobanura hano, hari ibintu Imana itambwiye kuvuga mu magambo arambuye. Bibiliya yaravuze ngo ufite ugutwi niyumve icyo umwuka agira gute abwira amatorero. Hari igihe imirabyo irabya aho kugira ngo abantu bitegure ko inkuba igiye gukubita bave mu nzira, abandi bakajya kugama munsi y'ibiti. Utagiye kwigama munsi y'igiti akaba ari kuri telefone, kandi ibyo byose ni ibintu bibujijwe. Inkuba igakubita kugira ngo abantu bajye kugama binjire mu mazu, bavuga bati ubwo inkuba ikubise inyuma hari imvura, ahubwo abatari banitse bakajya kwanika. N'uwanitse ntajye kwanura, nyamara inkuba yo yabateguje ko imvura igiye kugira gute, igiye kugwa. Imana yanyujije abantu ibimenyetso imbere yabo, ariko abantu ntago babona. Abantu barushijeho kuziba amatwi bakanga kumva. Imana yampaye urugero rw'uyu mutaka ngo mbabwire yuko mwimuye Imana, kandi mu kwimura Imana ntago mufite uburinzi bwuzuye, kubera yuko niyo ibura. Imana niyo ibura mu byo mukora byose, mu byo muvuga byose, Imana niyo ibura. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mugarure Imana mu mitima yanyu, mureke kwimika umuntu, kuko uwo mwimitse mu gihe gitoya mugiye kumubonesha amaso yanyu. Niyo message Imana yampaye gutambutsa. Murakoze, Imana iduhana umugisha. Urakoze nawe kumvira Imana, kandi Bibiliya iravuga ngo abantu nibumva bakumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nibanga kumva kandi ntibumvire inkota y'Uwiteka izabarya.